ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere dusome tugeze ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere dusome duhereye ku murongo wa 26 hanyuma tugeze ku murongo wa 37. Dusome mu izina rya Yesu. Ukwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, Mwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we arahagarika umutima cyane w'iryo jambo atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi nawe uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwita Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi Umwami Imana azamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima ku ngoma ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none ku kwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Twakire neza ijambo ry'Imana. Kugira ngo dufatanye turirimbane ibitero bibiri by'indirimbo ya 14 mu gakiza. Indirimbo ya 14 mu ndirimbo z'agakiza, ibitero bibiri bibanza. Isezerano ry'Umwami Imana ntirihinduka habe na gato, naho imisozi yose yavaho yo ntirivaho na gato. Isezerano ry'Imana yacu ntirihinduka habe na gato, naho inyenyeri zoza kwijima. Isezerano rihoraho, isezerano rihoraho, haba mu byago no mu mwijima, naho ntananirwa mu ntambara, ryo ntirivaho na gato. Isezerano ry'Imana yacu ntirihinduka habe na gato, naho inyenyeri zoza kwijima. Isezerano rihoraho. Haleluya. Isezerano ry'Imana rihoraho. Uyu munsi ndashimira Imana ko impaye amahirwe akomeye adasanzwe yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Kuri jyewe n'ibyishimwe bikomeye. Ndashimira Imana ko imaze iminsi inyigisha ku ijambo ryo kwihanganira gutegereza isezerano no mu gihe kitari cyo kwihanganira. Kwihanganira gutegereza isezerano no mu gihe kitari cyo kwihanganira. Abantu tugira igihe cyo kwihangana, tukumva turihanganye, tukavuga ngo nyine turihanganye turategereza. Maze iminsi mbonye agafilime, akamuvi gatoya k'umugabo utegereje umushahara, akagira ibyago rero by'uko yicaranye n'umwana uzi kwigana amajwi ya mesaje kuri telefone.
agakwita akavugirizo agahita yihutira kureba kuri telefone ngo arebe ko ari akamesaje ko kuri banki kaje agasanga ni umwana umukinisha, agakomeza kwihangana mu kanya umwana akongera agakurutonda umutwe ngutwe. Ariko ku nshuro ya gatatu nabonye uwo mugabo atarihanganye, naho yamubwiye nabi. Buriya rero mu buzima bw'abantu niko tubayeho, tugira igihe twihangana tukihanganira gutegereza ibyo abantu batubwiye, tukabitegereza, twihangane turaje ukihangana, ati ni ukuri rwose ndahagurutse ndaje ukihangana, bakongera akakubwira ati hangane ngiye kugeraho ukihangana, wabona igihe kigeze ukavuga ngo birananiye ndataha. N'isezerano rero hari ukuntu ribaho gutya. Umugabo witwa Aburahamu Imana aramubwira ngo ndaje wowe umwanjye w'abana bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, bazangana n'inyenyeri, ndaje ndabikoze. Aburahamu akabona iminsi iricuma, ariko Imana ikamubwira ngo ndaje nguha abana. Aburahamu akabona imyaka iratambutse, iminsi iricuma, bava no mu gihe cyo kwihangana binjira mu gihe kitihanganirwa. Sara agera mu gihe noneho cyo gucura, abwira Aburahamu aramubwira ati rero ibintu Imana yari yarakubwiye nibyo, kubyara uzabyara, ariko njyewe nta gahunda yo kubyara mfite, ninjiye mu gihe cyo gucura. Buriya rero Imana yari iri kugucira amarenga ko kubyara kwawe kuzaba hagati yawe n'umuyaya wawe n'umukozi wo mu rugo neza. Aburahamu na Sara batakaza kwihanganira gutegereza ibyo Imana yavuze, bakora ibidakorwa, bakora kimwe mu bituma isi inyeganyega nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kubona umukozi cyangwa ukora imirimo yo mu rugo yasimbuye nyirabuja mu rugo ni kimwe mu bintu birivuga ku binyeganyeza. Isezerano riratinda, Aburahamu na Sara kwihangana birabananira, bakora icyo kintu gikomeye gutyo kandi kibi. Bene data, iri jambo Imana irigishaho, nubwo mu mutima wanjye mu rugendo cyane kubinyigisha nanjye, kuko ndi umwe muri bene so bafite ibikomere byo gutinda kw'amasezerano, biracyari urugendo nanjye iri kurinyigisha, ariko naryize cyane bitewe n'ibi bihe turimo bya Advent. Iki gihe cya Advent abayizera, abakristo baba bari kwibuka yuko Imana yamaze igihe kinini ibwira Abisirayeli ko izatanga umucunguzi uzacungura isi akayikuraho ibyaha. Uru rugendo rero rwabaye rurerure kuko Imana ubwayo iruvuga umunsi Adamu na Eva bacumura. Niho yabwiye bakirababwira ngo uko ukoze ibyo hagati yawe, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'umugore nshyize mu Rwanda, urubyaro rw'umugore ruzakumena umutwe, nawe uzaruma agatsinziye. Hariya hantu niho Imana yari itangiye kwerekana ko izatanga incungu kuri Adamu. Imana ibivuze Yesu mu buryo bwihariye. Mu gihe cya Aburahamu agiye kugarura Loti, umushumba mu minsi ishize yarabitwigishije, agiye kumugarura agaruye iminyago, ubwo bari bamutwaye iminyago, amugarukanye n'abo bari kumwe n'ibyabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bageze mu nzira bahura n'umutambyi witwa Melikisedeki, hanyuma ngo Aburahamu ngo amuha kimwe mu icumi. Iyo Pawulo amusobanura aravuga ngo Melikisedeki nguyu yashushanyaga Kristo. Ubwo murumva igihe Kristo avugiwe, mu gihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa, Imana yabwiye Mose arabwira ngo muri bo nzahagurutsa undi muhanuzi uzaba ufite imbaraga. Mose arabwira ngo Imana irambwiye ngo ugiye guhagurutsa undi muhanuzi, bakajya bagira ngo wenda niba Yosuwa bagiye gukomera, ariko Yesu ariho Imana iri kuvuga. Hanyuma bakomeza urugendo, baza kugera ahantu ngo bendaga kugera i Kanani, ariko bagera mu gihugu cyari kiyobowe n'umwami witwaga Baraki ngo abona ntazabarwanya ngo abashobore, ahubwo ahamagara umuntu witwaga Balamu, yari umukozi w'Imana, ngo yari afite impano yari afite, hari harimo n'iyo kuvuma ngo yavumaga
ngo ngwino uvumire abo bantu, ahari Imana yawe yatuma batsinda. Baramubaraza wagiye kubavuma ngo azenguruka imisozi yose ngo ibitegeye, baramuka bakabareba, mu kanwa ke haburamo umuvumo, ahubwo hagwiramo umugisha. Imana ishimwe. Ngo abaturiramo amagambo y'umugisha, hanyuma ngo barajyanira ngo ko namuhamagariye kubavuma none ukaba uri kubahesha umugisha, ni iyihe mpamvu? Baramarangije baramusubiza ngo muri bo haryamye n'intare, ngo kandi fungukana imbaraga. Natwe umunsi tujya tuvuga ngo Yesu Kristo intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo mwanya ahita avuga Yesu. Baraki ntiyamenya ko ari Yesu bahanura. Baragerageza avuga ati hangane imugira ku wundi musozi. Ahari wenda uyu musozi uhagazeho Imana uriho cyane, imugira ku wundi utari w'Imana urabamumara ngo ajya ku wundi, naho noneho ngo kuba mumabira munanira abahesha umugisha uruta wa mbere. Ngo arangije abwira Baraki aramubwira ngo erega ngo muri bo harimo inyenyeri. Haleluya. Ngo muri bo harimo inyenyeri. Arangije aravuga ngo ndamureba, ngo ariko si ngo ndamwitegereza ntandi hafi sinagenda ngo mukoreho, ngo ariko muri bo harimo inyenyeri. Iyo nyenyeri Baramu yavugaga ni Kristo wagendanaga nabo agatuma batavumika. Imana ishimwe. Ubwo barimo kumuhanura, mwumva urwo rugendo rwose. Hanyuma mu gihe cy'abahanuzi noneho bemeye, reka bivuge gutyo, ba Yeremiya baramuhanura, baramuvuga ba Yesaya, bavuga yuko ari umwami w'amahoro, bavuga yuko ari umwami ufite imbaraga. Yesaya we yamuhanuraga nkaho bamutwite, akavuga ngo dore umwari azasamira. Avuga ati uyu nguyu w'ibitege, umuntu uhanura yuko umwari azasama, hari umwari usama, wasama umuntu wabaye umugore. Dore umwari azasamira, azabyara umuhungu, kandi ni ukuri kubera ko ari umunyamahoro, urubingo rusadutse ntazaruvuna, n'urucumba ntazaruzimya. Bavuga ngo dore umwuka wera w'Imana ari kuri we, ngo kandi ikimuzanye ni ukubwiriza abantu ubutumwa bw'ineza no komora inguma zo mu mutima no gutangaza umwaka w'imbabazi. Yewe Abisirayeli babyumva bakavuga bati yabambutse ko imyaka 700 irashira Yesu ataraza. Abamuhanuriye barapfa, abantu bakomeza kujya bamuhanura bati nyamara azavuka azavuka. Mbabajwe no kubona abakristo bo mu Rwanda ubu tumaze imyaka 120 nibwo ubukristo bumaze mu Rwanda, kuko abamisiyoneri ba mbere b'Abagatolika bageze mu Rwanda mu 1900. Mbabajwe no kubona tunaniwe hanyuma y'imyaka 120 tukaba twumva yuko Yesu bavuga ari imigani atasaza. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwira muri icyo gihe noneho baza no kwinjira mu bihe bibi n'ijambo ry'Imana ribinyuma. Donc umwuka wo guhanura urahagarara, umwuka wo guhanura urabura. Bya bintu by'imiteto bya Imana iri kuvuga wiki barabishira, bya bintu byo kuvuga ngo uzansengere uzambarize Imana birarangira. Muri icyo gihe bari mu majune, muri icyo gihe babonaga ibyavuzwe bitasohoye, muri icyo gihe babonaga yuko Imana ntacyo gikoze, nicyo gihe Imana yari iri gukora ndetse yenda gusohoza. Aleluya. Cya gihe tubona yuko iby'Imana yavuze atari ije, cya gihe tugezemo tukumva n'ababihanuye baravanze, cya gihe tugezemo tukumva ko n'ijambo ry'Imana ari ibitekerezo ari ibi, burya nicyo gihe Imana ibigana mu gukora kwayo. Kuko bundi Imana ivuga isezerano, Imana itanga isezerano ikarivuga mu bumana bwayo, yarabanje kuritegura kera. Yigeze kubwira Yeremiya aramubwira ngo nakumenye, njyewe nkumenya, nakumenye ntarakumenya. Ngo kandi utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, njyewe nari nkuzi ndetse ngushyiriraho kumuhanuzi. Kuvuga Imana ibwiye Yeremiya isezerano ryayo yarabanje kuritegura
iri no mu rugendo rwo kurisohoza. Rero iyi Imana itanze isezerano iba yarabanje kurikoraho, reka mbivuge muri urwo rwego, iba yarabanje kuritegura, ikagira igihe cyo kurivuga, kandi ikanakomeza gutegura inzira yo kugira ngo rizasohore. Imana ishimwe. Mw'iki gihe imyaka 100 yarangiraga abantu bategereje Yesu, Imana yari ikiri gutegura. Haleluya. Imana yari ikiri gutegura. Iki gihe n'abatambyi bari baracitse ururondogoro. Iki gihe n'abatambyi bari barayubewe, bari gukora n'ibidakorwa, kubera yuko iki gihe nabo bari basigaye bacuruza ibitambo. Niyo mpamvu Yesu yakwirukanye mu rusengero bimwe na bimwe. Bari bageze ahantu hakomeye, bari baratakaje kwizera uko isezerano ryari rimaze igihe ritarasohoka. Ntimubarenganye, ntitubarenganye. Ni umuntu wese ubona intambara imurambyeho, kwihangana biramugora, kwizera Imana bikamunanira, agacika intege nk'abandi bose. Ntuzaseke umuntu ngo yagiye kuraguza mu bapfumu, burya ntabwo ari we, ni ikigeragezo cyamutinzeho, kandi Imana hari icyo yamuvuzeho. Hanyuma muri icyo gihe rero Imana yari iri gukora. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nibwo marayika w'Imana yaje gusura Mariya. Imana ishimwe. Yongeye kugaruka ku bantu bayo mu gihe abantu babuze icyo kuvuga, mu gihe abantu bibaza niba ari Imana yavuze, Imana yongera kugaruka ku bantu bayo, iza kubasura. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma ngo marayika akihagera ngo yasuhuje Mariya mu buryo bukomeye cyane. Ngo yaramusuhuje, amusuhuzanya izina rishya. Ntabwo amusuhuje ngo uraho Mariya, ahubwo yaramubwiye ngo uraho neza, uhiriwe. Mu Kigereki baravuga ngo ni umutoni w'Imana. Uraho neza, umutoni w'Imana. Imana ishimwe. Kuko buriya niyo isezerano ryayo ritararisohoza, ibiri kutubona nk'abatoni bayo. Imana ishimwe cyane. Nubwo isezerano ryawe itararisohoza, ariko na n'ubu iri kukubona nk'umutoni wayo. Imana ishimwe. Ibyo biramfasha cyane. Mariya ngo yumvise asubijwe gutyo ngo biramutungura. Nibwo marayika w'Imana ngo yamubwiye ngo rero witinya, nubwo wari uri kwibaza impamvu y'iryo zina rishya, witinya, ni Imana yariguhaye, kandi Imana irakugendereye. Imana irakugendereye, ni wowe ije kunyuza n'ibyo yasezeranije isi, ni wowe ugiye kubyara umukiza. Marayika aramubwira ngo dore ugiye gusamira, kandi uzabyara umuhungu, uzamwita Yesu. Mariya arangije ahita abwira marayika aramubwira ati mva rero, wenda ushobora kuba wavangiwe, kuko muri ino minsi ivangirwa rireze. Uvuga ati kundeba jyewe, nubwo Yosefu yaje kunsaba, ariko na bugingo n'ubu ntabwo yigeze afata avansi. Ati ntabwo, nubwo Yosefu ahari, ntabwo twigeze turyamana, na n'ubu ndacyari isuku. Hanyuma avuga ngo none bishoboka bite se ko nabyara kandi ntararyamana n'umuntu? Icyo gisubizo cya Mariya nyumva mu buryo bubiri. Nk'umuntu uri kumva yuko ibyo bintu bidashoboka, nanone nkamwumva nk'umuntu uri kubaza inzira kugira ngo yitegure. Ariko reka tubanze turebe ku ruhande rw'umuntu utekereje ibintu bidashoboka. Ariko ubu ngubu uretse ko ikoranabuhanga rije, ubundi muri ibyo bihe Mariya yari yatandukiriye. Mpamya ko atari yatandukiriye, kuri we yabonaga ko bidashoboka ko iryo sezerano risohora. Njye nawe uyu munsi niko tumeze. Hari igihe dusoma Bibiliya, hari igihe twumva ijwi ry'Imana mu ndirimbo, hari igihe twumva ijwi ry'Imana mu ijambo, ariko ntitubishyikire. Bishoboka bite? Bishoboka bite ko Imana yabikora? Bishoboka bite ko Imana yagirira neza muri uru rwego? Byaba binyuze mu zihe nzira se? Ko abandi bafite ababajugunya mu kidendezi, byaba binyuze mu zihe nzira kugira ngo Imana igirire neza? Twese nuko tumeze, nuko tumeze. Nigeze kubibabwira
nigeze gusonzera muri uyu mujyi nubwo ntarawuhagiramo, ariko nigeze gusonzeramo ntabwo ndaha. Hanyuma njya gusenga hamwe, Imana iravuga iti mwana wanjye ndakuzi kandi nzakugirira neza. Mama amasezerano ahabanye n'inzara, neza neza ahabanye n'inzara, nta kintu cy'ibiryo kirimo, nta kintu cyo kubona yo kwishyura inzu nabaga mu cyumba ntibirimo. Hari ijambo zamugira nawe nkajya numva nabwira Imana iri gukoresha ntari kwahanzi wamenye yuko naje gusengera ibiryo, numva nambwira ni nk'ibi bintu uri kuvuga ni ibiki wowe n'Imana mwakwigurije. Cyakora mu bumana bwayo n'icyo waje gusengera ntacyumvise, numva ngaro y'agatima ndavuga nti Imana ishimwe, twari tutaramenyana, mwebwe twari tutaramenyana. Numva ngaro y'agatima ndavuga nahari wenda turasohoka ahangaha mbona ibiryo, muzi ko n'abo twasenganye ntawampaye n'ijana, n'abo twasenganye Imana yakoresha no mu ijambo ryayo bakagira ngo wenda n'ibintu bisanzwe mu ijambo ryayo n'abo bari bari kuvugira ibyo byose. Turasohoka nkagira ngo wenda hari bume inote y'ijana ishidata ndamubura, nta hanumva yuko hari ikintu Imana igiye gukora wenda mu bumana bwayo, iryo joro ndaburara. Bene data, umuntu wageze muri ibyo bihe kumubwira ngo ategereze icyo Imana izakora imbere ntabwo bishoboka, uretse imbaraga z'Imana zonyine. Rero Mariya ndamwumva aravuga ngo bishoboka bite, ariko arangije ambwira ngo dore impamvu bizashoboka. Arambwira ngo icyambere Umwuka Wera azakuza. Igihe Imana yenda gukora na nyuma y'uko yakoze bimwe mu bintu bya mbere itanga imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo isezerano ryayo ritinze gusohora dukomeze tutava mu byizerwa. Icyo gihe bashuka bari bariho, ariko ndashimira Imana ndayizi nzana iyi icyo gihe ndayizi, kandi numva nshimira Imana ko ngeze aho nanjye naba muganga wayo. Niba nawe dusangiye ubwo buhamya ujye umfasha tube muganga w'abarwaye iyo ndwara, kandi nta kindi cyo kuba muganga nyine ni ukubaha amafaranga kugira ngo bagure ibiryo, mutagira ngo mukubabwira ngo mutahama wari Imana irabagirira neza. Ntabwo ari umuntu ufite icyifuzo cy'inzara gikemurishwa ibiryo. Nuko arambwira ngo Umwuka Wera azakuzaho. Imana itanga Umwuka Wera utuma dukomera nubwo isezerano ritinze gusohora, tukaba twaba tugeze kure. Imana iduha Umwuka Wera kugira ngo atubashishe tutava mu byizerwa. Irangije marayika abwira Mariya ngo icya kabiri, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Imana ishimwe. Iyi sezerano ritarasohora n'iyo rimaze gusohora, imbaraga z'Imana ziradukingiriza. Haleluya. Gukingirizwa n'imbaraga z'Imana birakomeye. Nyine ni hahantu umuntu akakubona nk'umuntu ufite ibisubizo nyamara wowe ugiye nuko nawe akakubona nk'umuntu ufite igisubizo. Si igitangaza ko hari umuntu ushobora kuzaza akakubwira ati hariya mbonye inzu ya miliyoni 20, mfasha we, fasha zitancika, umpaye 10 aho ngaho, umpaye miliyoni 10 cyo kwishyura iriya zitancika. Kandi rwose nawe ubizi neza ko muri guhaha mu buryo bw'ibanga, mbese mutagihahira muri karite mukuyemo kuko wagabanyije ibiro by'iguhaha. Imbaraga z'Imana zagukingirije zigatuma ugaragara nk'umunyabisubizo, nyamara ubizi ko uri umunyabibazo. Ni imbaraga z'Imana zagukingirije. Haleluya.
imbaraga z'Imana ziradukingiriza, kuko iyi Imana itazi isezerano umwanzi nawe ahagurukira kurirwanya ngo ridasohoka. Niyo mpamvu uza gushimira Imana ngo ndashima Imana ngo mwumvise umubyeyi uherutse kuduha ubuhamya bw'ibyo bamukoreye ndakubyara. Ni imbaraga z'Isumba byose zabikingirije kugira ngo umwana avuke. Imbaraga z'Imana ziradukingiriza, ukajya uvuga utari ko ndabizi neza ko hari imbaraga z'umwanzi zindwanya, hari uburyo ibitero by'umwanzi n'imyuka mibi bimpagurukira. Tugashimira Imana ko ntacyo mba, burya impamvu ntacyo ni ziriya mbaraga z'Isumba byose ziba zigukingirije. Haleluya! Izi mbaraga z'Isumba byose zikingiriza umuntu kugira ngo Imana imugeze ku isezerano ryayo, yamuhisha ibimurwanya, yamuhisha ibimuhinda. Agatekerezo nigeze kumva nubwo najya nkunda kudutanga, ariko ngari umugabo Imana yigeze kubwira ngo azajye kuyivugira, ngo kandi iramubwira ngo nzamuherekeza. Hanyuma rero ngo barahagurukana bakajyamo n'igicucucucu cye ngo ni icy'Imana, ngo bagenda nyine ari babiri abona Imana iri kumwe nawe, ngo benda kugera aho yari agiye gutanga ubwo butumwa, ngo hari mu kigo cy'abantu bakomeye. Bagiye kubona ngo abona cya gicucucucu cy'Imana arakibuza. Use iyi Imana igeze aho ngiye kuyivugira inkozi biki? Cyakora ngo arihangana arakomeza aragenda, ngo yegera imbere muri icyo kigo kugira ngo atange ubutumwa, ariko ngo yareba ku ruhande akajya abona cya gicucucucu ntagihari. Avuga Imana koko nayo tugeze aho ngiye kuvuga irigendeye. Baragenda, hageze ngo arababwira ati Imana yantumye, arababwira ibyo yamubwiye. Abo kwihana barihana, barasohoka arataha. Ageze hahandi abona igicucucucu cya kabiri, ati wa mwana wese wari wanegereje aho ugumye akagenda, none ubonye mvuyeyo uragaruka. Ngo ntabwo ari we wagiyeyo, burya cyagihe utambonaga ni njyewe wari waguhishe, nari nagukingirije, nari nimutse muri mwe nagukingirije. Bene data, imbaraga z'Isumba byose ziradukingiriza mu gihe dutegereje isezerano. Niyo mpamvu ntabwo niyo mpamvu tutari gupfa nk'abandi, nubwo isezerano ry'Imana ritarasohora, rigitumye imbaraga zayo zidukingiriza, kandi no mu gihe rizaba risohoye imbaraga zayo zizakomeza kudukingiriza. Imana ishimwe. Hanyuma marayika abwira Mariya ngo ahari ibyo bibiri bishobora kuba bitakwemeje. Marayika amubwira icya gatatu, ambwira ngo dore ikimenyetso cy'uko ibi bizaba, nuko Elizabeti niba n'umuzi ukuntu yari yarabaye iciro ry'imigani. Elizabeti niba n'umuzi ukuntu ku musozi yari ari kwitwa ingumba, ntabwo wari umuzi ukuntu nta muntu wamwemeraga, yari yarahawe akato, yari afite icyanya. Elizabeti yari umugore wa pasitori, yari umugore w'umutambyi. Abantu bakajya baza mu rusengero bati turashimira Imana yaduhaye urubyaro, twarabyaye bagatanga ituro, turashimira n'umutambyi wadusengeye. Bagera hanze bati ntimugashinyagure, umutambyi yaba basengera mukabyara we ntabyara. Elizabeti yari yarakuwe, ariko marayika ahita yongorera Mariya ati nubwo nta muntu ubizi, buriya Elizabeti afite inda y'amezi 6. Haleluya! Iyi Imana yitegura gusohoza isezerano. Bimwe mu bintu ibanza gukora, inyura no kuri bene data igasohoza ibyabo kugira ngo bibe bihamya kuri twe. Mugabanyisha rero, tugabanyisha kuri bene data. Nimubona mwene so, nimbona mwene data yateye intambwe, twirinde ishyari, kuko Imana ijya kwa Mariya iciye kwa Elizabeti. Imana ishimwe cyane. Donc inzira yo kuza kwa Rukundo iri kwa Elizabeti. Ibintu murabyumvise? Inzira yo kugira ngo Imana izi wanje, ubwo no kuvuga ngo niba yaturutse Rwamagana narindi ribanza inyure kwa Mariya Masaka, ikomerezeho izatinda ngaha Kabeza kuba hari
izamuka ngo igereza Rebero ibona iterere Nyamirambo imanuke Karama. Bene data tugabanye ishari kuri bene data. Umuririmbyi waririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo. Rindira rero gabanya ishari, gabanya gusebya mwene so, gabanya kumuharabika, kuko numuharabika agatinda ku murongo nawe uzatinda kugerwaho. Nawe uzatinda kugerwaho. Marayika aramwongorera amubwira ngo umva, Elizabeth niwe twabanje gukemura ikibazo cye kugira ngo tubone ibimenyetso byo gukora tuza kukwereka. Babwira ngo buri Elizabeth aratwite kandi twabigize ibanga. Umunsi tubibwira umugabo twabonye azagira amagambo y'abakozi b'Imana akamenya ibanga akabivuga. Siko marayika w'Umwami Imana ahura n'umugabo wa Elizabeth, Zekariya. Uwo munsi ngo Zekariya yatinze mu rusengero, hanyuma Imana ihitamo ubwo burimi ahita agira ubumuga bwo kutavuga. Umugabo wari winjiye mu rusengero avuga yasohotse aca amarira kugira ngo abaretse gatoya atabivuga. Mujye mwirinda kuvuga amasezerano, dore hanze hari ibyondo ntazagenda ukavuga ngo Imana yarambwiye ngo izagirira gutya na gutya ejo bakakuriza ikamyo ukaguca ku mutwe ngo babigerageze kuko barebe yuko ryaba. Ntitugakine ibyo Imana yavuze bigomba kubibanga ryacu nayo kugeza bisohoye tukayishima, kuko umwanzi burya nawe arwanya isezerano. Ushobora kuvuga ngo Imana yambwiye ko izangirira neza, bagatera urushinge muri wowe rw'ibiti ukayihekenya, hanyuma bakarigoma mu nkokora. Marayika abwira Mariya ngo Elizabeth niwe kimenyetso tuguhaye. Abantu bose ntibavugaga ko bitashoboka, abantu bose ntibavugaga ko bidakunda. Elizabeth hari utamuzi ku musozi, n'abana ntibamuzi, ntibazi ko ari umugore uciye umuryango, ntibazi ko ari umugore w'umuteramwaha, ntibari bamuzi nk'umuntu uri icyo ngicyo udafite icyo azimarira, udafite n'icyo azamurira umugabo we, n'umugabo we bamwita umusazi ngo ntiyamutaye. Marayika abwira Mariya umva, tubiziranyeho amezi 6 arashize atwite. Umuvandimwe nongeye kubikubwira, ubitinze kukugeraho ibaye ikerera iwanjye gatoya kuko nanjye yavuganye nanjye. Ihangane rero n'ivi iwanjye iziwuhabwa. Iyi Mana irakomeye, iyi Mana irakomeye. Bavandimwe, hari igihe nari mbabaye